Ndabakiriye mwese hano kuri Pure Gold TV kandi mwese nabashuje mu izina rya Yesu umwami wacu, abakuzi bacu mwese Imana ikomeze bampera umugisha, ndetse n'abashyitsi bacu babonetse hano kuri Pure Gold TV uyu munsi ari ubwa mbere, namwe ndabakiriye kandi abashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Mukomeze mube abashyitsi bacu, ndetse muzageraho mube n'abasangwa, muzane n'izindi nshuti, tujye duhurira hano kuri Pure Gold TV turi benshi dufatanya ijambo ry'Imana. Komenti zanyu zirakenewe no gufasha abandi muri ubwo buryo. Imana ikomeze bagirire neza muri uyu mugoroba. Reka rero dukomeze mbibwira nanjye ko ndi Jose ubagezeho bino biganiro. Ikiganiro tugiye gukomeza ni cya kindi tumazemo iminsi abagikurikiye kitubwira ngo abo turi bo muri Yesu Kristo, tumenye identite zacu, tumenye abo turi bo muri Yesu Kristo izadufasha. Muri uyu mugoroba rero ngiye kubasangiza ubuhamya bwa mwene data w'umukobwa wabagaho mu buzima ari umukristo ariko atazi uwo ari we muri Yesu Kristo. Araduha ubuhamya bw'ukuntu byaje kumufasha amaze kumenya uwo ari we. Bwanditswe mu Cyongereza, ndabusoma ndagenda ngerageza kubusobanura buhoro buhoro kugira ngo twese twumvikane mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uyu mukobwa yanditse avuga ati, "Ngewe nabagaho ntafite icyerekezo, ndi umuntu wari utsinzwe kandi ndi umuntu utagira confidence muri jye." Ati none ibyo ngibyo byahoraga bimanukirana mu buzima bwanjye nk'amazi arimo areka, arimo ashoka muri jye, bigahora mbyumva birimo bimanukirana, ari mu bitekerezo byanjye, ari mu mibereho yanjye ya gikristo, nkumva utamenya identity, kutimenya uwo ndi we, ni ibintu bigenda byinjira muri jyewe mu buzima bwanjye kandi bingirira nabi, bigatuma ngira igikomere. Nubwo nakurikiraga Yesu, aravuga ati, byanteraga ibikomere. Nari umunyamasengesho, nari umukristo, nari umuntu w'intwari, ariko ntazi uwo ndi we, ibyo bigatuma nkorana ibikomere ku mutima. Aravuga ati, nari umukobwa koko wabagaho nk'ubwo buryo, kandi ibyo byose njye nari umunyabwoba, ndetse mpora ndwana cyane muri jye, nibaza uwo ndi we, ese ndi iki, ese meze nte? Noneho akavuga ati, njyewe ubwanjye nari nzi neza ko Imana inkunda, kandi nari nzi neza ko Imana ishaka ko mbaho nk'umutsinzi, mu butsinzi, mbese nk'umuntu w'intwari. Imana yashaka ko mbaho nk'intwari, mpora mfite imbaraga, mpora nsinze muri Yesu, mpora nkomeye. Atariko hari ikintu cyahoraga kinkurura, cyahoraga kinsubiza inyuma mu nzira sintera imbere, mu nzira y'Imana. Noneho arivugira ati, umunsi umwe uwo mukobwa yaje kujya mu rusengero, agiye ahura n'umudamu wari ufite leaflets yatangaga mu rusengero. Izo mpapuro zari zanditsweho ngo, zifite titiri ivuga ngo who I am in Christ, uwo ndi we muri Kristo. Noneho aravuga ati, izo mpapuro cyangwa se izo leaflets, ni nk'agatabo wenda gatoya k'impapuro nkeya. Ati, ibyo rero natangiye gusoma ayo magambo, nsanga ari amagambo amfashe cyane, ntangira kwiyumvamo ko mfite ubutwari, ko mfite imbaraga muri Yesu Kristo. Arakomeza arasoma, ageze no mu rugo nijoro arafungura neza, arasoma asubiramo. Uko yasomaga buri jambo niko yiyumvagamo imbaraga, niko yiyumvagamo yuko ari umuntu mbese ufite sekirite kandi anezerewe mu Mana, anejejwe nuko afite se wo mu ijuru, amaze kumenya uwo ari we. Buri munsi uko abyutse agasoma ya magambo, akayasubiramo ati, who I am in Christ, uwo ni we muri Kristo. Akongera akabisubiramo ati, namenye identite yanjye. Buri munsi uko abisubiyemo niko yumvaga anezerewe, niko yumvaga afite victory, niko yumvaga atera imbere mu nzira y'Imana, niko yumvaga bimuha ingufu zo gutanga ubuhamya, zo gushera ijambo ry'Imana, zo kumva ko afite ijambo, atangira guhinduka no mu bitekerezo bye. Buhoro buhoro ibitekerezo
irahinduka, yumva ko ari umuntu noneho ufite sekirite mu Mana, yumva ko noneho ari umukobwa uhamye ugomba gukorera Yesu, kuko yamaze kumenya uwo ari we, ko afite se wo mu ijuru, amaze kumenya ko ari mushyashya muri Kristo Yesu, amaze kumenya ko ari umwana w'Imana ndetse ari igikomangoma cy'Imana. Aratangira agira confidence, aratangira agira goals, aratangira avuga ati noneho nzaho ubutsinzi buri muri Yesu Kristo, naratsinze. Ibintu byarahindutse muri we, Imana yamugiriye neza, ahinduka umukozi w'Imana, ahinduka umwevangeliste, ntiyongera kwigaya, ahubwo aravuga ati nzi wundi we. Kumenya identite yawe muri Yesu Kristo bizaguhesha nawe kugira icyo ukora, ujye ube uri umuntu ufite mu Mana, uri umuntu ufite viziyo, uri umuntu ushaka gutera imbere, ushaka gukorera Imana utareba abandi, uvuga uti namenye uwundi we, nemeye gukora icyo Imana yampamagariye. Uyu mukobwa rero yashoje ubuhamya bwe mbabwiye muri make, ampa ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 16 ku murongo wa 13, avuga ati dore na Yesu nawe yabwiye abantu ibyerekeranye n'identite, ibyerekeranye no kugira ngo abaze niba abantu bazi uwo ari we. Aho ndayabasomera, haravuga ngo Yesu Kristo nawe yabajije intumwa ze, aravuga ati abantu bavuga ko ndinde? Who do people say the Son of Man is? Abantu bavuga ko umwana w'Imana, umwana w'umuntu ndinde. Barakomeza baramubwira bati, bamwe bavuga kuri Yohana Umubatiza, abandi bavuga kuri Eliya, abandi bakavuga bati Yeremiya, abandi bati umuhanuzi. Nuko babifata. Noneho harakomeza arababaza ati ku murongo wa 15, ese mwebwe ntumwa zanjye, mwebwe muvuga ko ndinde? Who do you say I am? Mwebwe muvuga ko ndinde. Urumva rero kumenya identite ni ngombwa, na Yesu yabivuzeho, yavuze icyerekeranye n'identite, yavuze icyerekeranye no kumenya uwo uri we. Abantu bavuga ko urinde se wowe? Abantu bavuga ko ndinde? Mwebwe se muvuga ko ndinde? Simoni Peter aramusubiza ati you are the Messiah, the Son of the living God. Aturi Messiah kandi uri umwana w'Imana iriho. Imana iriho, Imana izahoraho, Imana ishobora byose. Ibi byaramushimishije ko wamuzi. Mwene data twari kumwe kuri iki kiganiro, urabyumva ko kumenya identite zacu muri Yesu Kristo ari iby'agaciro gakomeye, na Yesu yabihaye agaciro. Nawe rero biha agaciro, birakugirira umumaro. Nanjye mu minsi iri imbere nzaba ubuhamya bwanjye ukuntu nahoraga n'umunyabwoba, ntinye kuvugira Imana ndetse no kugira ngo abantu batumva n'ijwi ryanjye bumvugira, ariko maze kumenya uwo ndi we naratinyutse. Uzajya umbona no ku ma YouTube, ku ma video no kuri za audio, kandi ibyo byose ndabyikorera, nta mafaranga ntanga ngo babinkorere. Namenye uwo ndi we, menya ko ngomba kubyiga nkabimenya, ngomba ko ufite Imana yigisha, ko ufite umwuka we unyigisha. Nawe ndagutera ishyaka ryo kugira ngo wimenye, wikwingaya, wireba imyaka ufite, wireba ko nta mashuri, wireba ko abantu baguseka. Ibyo ni ikintu tugira abantu bamwe ngo baranseka. Oya, nta nuko utazi uwo uri we. Numara kumenya identite yawe, ntuzongera kuvuga ngo bazaseka, ntuzongera kuvuga ngo isi nabikora si umwanya wanjye, ngo za YouTube n'iz'abajene gusa. Oya, umuntu wese ugomba kumenya uwo uri we, nta limite yo kugira ngo utiga cyangwa se udatera imbere. Numenya uwo uri we uratera imbere uyu munsi wa none. Numara kumenya uwo uri we urahita utera imbere, urahita ushaka kwiga, urahita ushaka kumenya byinshi, kuko uzuriwe muri Yesu Kristo. Haleluya. Imana ikugirire neza. Mwese mbasezeyeho, ari abashyitsi badusuye umunsi wa none muzagaruke, ari namwe dusanga mu nshuti zacu hano, nshuti zanjye mwese, Imana ibahe umugisha kandi dukomeze dutere imbere tumenya abo turiho muri Yesu Kristo. Tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda cyane. Be blessed.